Ngiye kubasuhuza nizere ko mumeze neza. Uyu munsi natetse imiteja na karoti ariko birimo isosi, agasosi keza cyane. Uko gasa ni nako karyoshye, wagira ngo hari ibindi birungo nashizemo ariko ntabyo. Muze mbere uko nayitetse. Natangiye rero ntotora imiteja yanjye, ndayikata na karoti, ndangije nshira isafuriya ku muriro ngo yumuke. Imiteja na karoti ndabivanga, nabikase ndabivanga kuko ngiye kubitekera rimwe, ndabishira mu isafuriya icyarimwe kuko biraza guhira rimwe. Isafuriya rero imaze kumuka, ngaya amavuta nakoresheje ni nk'igice cy'ikoroboyi, ntabwo ikoroboyi yose muri utu duteja yaba ari amavuta menshi. Nategereje rero ngo amavuta ashe, imiteja yanjye nyivanga neza kugira ngo amabara yose akwirwemo amavuta ahiye. Urabona deja bikiri bibisi, n'ubu ngubu urabona ko bisa neza. Urabona ko bifite amabara meza, iraryoha. Ibi ni ibiryo byacu, ni imboga, umva buri wese arayiteka kandi akayirya. Amavuta yahiye rero nshira mu isafuriya, ndangije ndavanga. Umaze kuvanga rero urapfundikira ukagenda ugaragura ucungana nayo kugeza igihe uri buze gushiramo ibindi ushaka gutekamo. Nizere rero ko aho muri hose mumeze neza, abatameze neza mwihangane, niko ku isi bigenda. Tugomba kubyakira tukiyakira. Erega iyi si, urabona iyi si Imana yabonye Satani, yahanuye Satani mu ijuru amujugunya kuri iyi si. Murumva ibintu byagenda neza. Twihangane rero, gusa Yesu yaramunesheje. Imana iturinda mu bibi no mu byiza. Mwihangane rero abatameze neza, uyu munsi bimeze nabi ariko ejo bizagenda neza. Igishoro cya mbere ni ubuzima. Ugihumeka ubuzima bwahinduka, ugihumeka wagera ku byo ushaka byose, ugihumeka haracyari amahirwe, haracyari ibyiringiro. Imiteja yanjye rero, imboga zanjye ndashiramo inyanya ndi gukata nk'uko mubibona. Ntabwo nkoresha ibintu byinshi, turakoresha ibirungo byacu natirere. Turakoresha ibirungo dusanzwe dukoresha, tubona hano kwa Murokore cyangwa kwa Mama Kazungu cyangwa kwa Papa Boy, kuri botike aho ngaho muri karitsiye. Nibyo turi bukoreshe, kandi umva izi mboga zaje zifite agasosi keza karyoshye. Wazirisha umuceri, watogose ibirayi ukazirisha, biterwa n'ibyo ushaka. Niba uri mushasha rero hano kuri iyi channel, turagushimiye kandi turakwakiriye. Icyo tugushimiye ni uko wahisemo kutureba, natwe rero tuguhaye ikaze. Ni karibu, hano ni kwa Mukunda abantu. Ntukagenda utavuze, nawe utubwire muri comment ko wahabonye. Bavuga ngo, baca umugani ngo ikinyoni kigurutse kitavuze bacyita igiki. Mwuzuze. Maze gukata inyanya rero, ndakoresha n'iki gitunguru ndi gukata. Ugikata uko ushaka, nta birenze, nta mategeko abihana. Ugikata uko ushaka, ugashiramo ufite twa tungurusumu, twa poivro, twa seleri, twa turungo twose ukunda washiramo. Gusa njye nakoresheje ibyo mfite. Kandi izi mboga zanjye ndizera ko ziza kuryoha cyane nk'uko twatangiye video mbibereka. Abakoze subscribe rero ndabashimiye, abakomeza kudukurikira ndabashimiye. Imana ibahe umugisha utagabanyije. Imana ibongerere ibyo mufite, ibongerere urukundo,
ibagwirize ibyiza byose mwifuza. Nizere rero ko tuzakomeza kubana mu mavideo yose nzakora muri uru rugendo turimo. Nizere ko mutazantererana. Dusubiye kureba rero ya miteja yacu, murabona ko itangiye kumera nk'iyika nk'iyoroha. Duhise dushiramo cya gitunguru twakase. Hari abagishiriramo rimwe n'imiteja, ariko njye ndashaka kugishiramo ubu ngubu. Mwihangane isafuriya yari iri kunyotsa, niyo mpamvu nifashishije aka gatambaro kugira ngo intoki zidasha. Tumaze gushiramo igitunguru rero, nabonye ikimamiyo kitari kubivanga neza, ndacugusa. Nyine ni bya bindi bavuga ngo icyaro kivamo ntikikuvamo, kuriya niko twamenyereye. Ndongeramo akunyu gake kugira ngo utaza kuba mwinshi. Turangije guteka ushiramo gakeya. Muzi ko akunyu kamera nk'akazanye amazi mu biryo, kakadufasha ko ibiryo bimera nk'ibihiye neza kandi kakongeramo guhu. Turongera dupfundikire rero. Mu kanya turaza kureba ko umwanya wo gushiramo inyanya wageze. Urabona ko umwanya wo gushiramo inyanya urageze, nzishizemo. Ariko kuko nizeye ko hasi imiteja yanjye itarimo irashirira, ngiye kubanza nzishire hejuru zikubitwe n'umwuka w'ubushuhe, noneho nze kuzinyuzamo ikimamiyo nyuma nzivanga. Hari ikintu ntaberetse, isosi yanjye iraba irimo ubunyobwa. Kwa Murokore nabwo burahaba, ariko n'uburyo ujya mu isoko ujya ushaka ubunyobwa ahandi hantu, hari igihe usanga ubwo kwa Murokore ntazi nyine. Reka nceceke Murokore atanyumva, ariko namwe murabizi. Bibaye byiza wajya wigurira nk'ikiro cy'ubunyobwa ukakibika, ukagenda hamwe barangurira. Haba hari ubunyobwa butandukanye ku biciro bitandukanye, nawe urabyumva nyine. Akeza karigura, akeza karahenda. Ubwitwa bwiza barabuhenda, ariko byibuze ukagura ikintu wizeye. Apana kujya kugura, iyo ugiye kugura ubunyobwa kwa Murokore cyangwa ibintu by'amafu, hari igihe aba amaze gupima ibirayi. Urabizi ntaga tuba twambaye muri za botike, cyangwa amaze gupima ibitoki agahita afata kuri ka gakoroboyi. Muzi ko bagaterera ka kantu bapimisha ubunyobwa, muzi ko bagaterera mu bunyobwa, agahita agafata agahita adaha na za ntoki. Niyo mpamvu nyine nabwiraga nti ibintu bataronga, bibaye byiza mwajya mujya kubigura aho barangurira, hanyuma mukajya mubika mu nzu, mukajya mufata duke duke mubaye mubishoboye. Ariko nyuma rero y'inyanya zahiye nshizemo agasorwa tomo, ntago nyimariyemo kugira ngo bitaza kuryoherera, bitama biryoherera. Nako ndakavanga neza kugira ngo kabanze gashe, gakwirwe mu mboga hose, hanyuma kaze no gusha neza. Nako turagaha umwanya kugira ngo kaze gusha. Dupfundikire nyine dutegereze ibanzishe. Nyuma yaho rero aho bigeze aha ni nk'aho imboga zacu zigiye gusha. Urumva hasigaye ubunyobwa no kubutegereza ngo bushe, ubundi tukajya kurya tukegera ameza. Niyegereje amazi rero mu kajage kanjye nkuye kuri robine hanze. Urabona ko za mboga n'inyanya byose murabona ko byahiye, no ku maso biragaragara. Mbabarire muze kugira ubunyobwa rero ngiye gukoresha ibiyiko bingahe. Banje kuvanga kugira ngo biriya byibumbye bivemo. 1, 2,
gatatu, ubwo burahagije bitewe n'imboga natetse. Ibiyiko 3 binini nabwo ndabuvanga mbuvange na za mboga n'ibirimo byose kugira ngo bidashirira. Rero mpita nshiramo amazi nkategereza ubunyobwa bukaza gushya. Isosi rero ushiramo iyo ushaka biterwa n'abana ugiye kugaburira cyangwa n'umuryango w'abantu bawe uko ungana, cyangwa se bigaterwa n'imboga watetse uko zingana n'ubunyobwa washizemo uko bungana. Mumbabarire ndabinginze muze kunsharingira video muyirebe, muyiha abandi bayirebe. Sinzi views nazo nkibona, sinzi uko byagenze. Ndabinginze mukomeze mumfashe nkuko mwakomeje kumfasha nkitangira iyi channel. Nubundi ndacyari wa wundi sinigeze mpinduka. Mfite rero utumagi 2 kugira ngo byongera akagu. Mwabonye ko nta bindi birungo nakoresheje by'amafu. Twashatse kurya imboga zirimo ibirungo byiganjemo ibya naturel. Niba ugeze ahangaha rero utarakora subscribe, ndakwinginze yikore. Nukuri untere inkunga, untere courage yo gukomeza gukora aya mavideo. Hano rero dukoresha bike dufite kugira ngo bizatugeze kuri byinshi twifuza. Nta mpamvu yo kwipasa muremure. Ruto ruto nirwo rugendo, pole pole njo mwendo. Nta mwana uvuka ngo ahite yuzura ingobyi. Bisobanura ngo biryo uwiziritse rero. Ibyo kuri YouTube ni kwa biryo uwiziritse kuri YouTube. Ibyo mubimenya abantu mwese mufungura amacano. Muri YouTube ni kwa biryo uwiziritse. Bisaba gukora paka ugakora video zigakundwa, izindi zikangwa kandi zakuruhije. Nuko bimeze nyine n'ibyo kwisi. Ndabakunda rero, ndabahaye ikaze, ndacyabashimira. Ndabakundaga, turabakundaga abantu baturuka kwa Alphonsine tumenyane. Ndabashimiye rero abo twakomeje kubana, ndimo ndabibegereza ngo mubirebe neza. Ndabashimiye abo twakomeje kubana, badukurikiye, abo twabanye kuva ku munota wa mbere kugeza ku wa nyuma. Bye bye.